Big Friday Live. Diri bimeze neza cyane nje nawe ingoma ya Clarisse Karasira afatanyije na Patrick benshi bajya bamwita Karabo. Abaje bareba video y'ino song ndakeka mwarayibonye mwarebye uburyo ki video yari nziza cyane. Mwarebye uburyo ki action zirimo ahangaha zari zimwe muri action nziza cyane bari bambaye biryoshye cyane. Ingoma iragenda kabisa irahitinga na nubu navuga ko rimwe muri hit song navuga ko yari imaze iminsi kabisa iri kubikora neza cyane muri kuri media nyinshi cyane zitandukanye ya uri hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda muri rusange. Hanyuma turi kumwe right now na Patrick umusore mwumvishe uhogoza neza cyane muri ro ndirimbo. Reka kwanza maze numve ko ari kunyumva neza. Patrick waba uri kutwumva neza? Nshimishwa no kubona tujyana tutitaye kubidutanya, inzozi zacu n'ubushobozi bwacu tururu muri kubandi. Ndahari ndimo ndabumva cyane. Oh my God, asante sana Patrick. Tugahekaze mu kiganiro Big Friday Live kuri Radio Icyizere mu karere ka Huye. Yego, nanjye ndabasuje cyane abateze amatwi radio Icyizere. Yewe. Gose abantu bihuye mu inshuti zanjye ndabasuje cyane. Asante sana. Bitangiye neza cyane duha acapella bise ndahamya ko noneho bese bumva ko uwo twakiriye ari Patrick wanyawe. Anyway, twari kubana na Clarisse ariko ntago line yiwe yadukundiye. Tuvuga duti ntacyo ubwo uhari ndakeka ko nubundi ni projet mwakoranye, ndakeka ko byose uri bubashe kuba wabituganirizaho muri rusange, right? Yeah. Okay, neza cyane. Hanyuma iyo tuvuze Patrick hari abakuzi ku izina rya Karabo, dore ko jewe nongeyeho ati ni Karabo ka Mwenyezi Mungu, bamwe bakakwita ngo ni Karabo k'Imana. Kwanze reka duhere kuri iri zina kugira ngo tubanze tugusobanukirwe muri rusange izina ryaje gute kano kazina ka Karabo k'Imana. Murakoze. Karabo k'Imana ni izina nahereye nafashe ndahantu mu rusengero. Ndimo ndaririmba ko nakunda kuririmba hirya no hino mu nsengero, nari ndahantu bitaga Kiruhura kuri ADPR. Noneho nzakuba ndeba abantu barimo kwishimira ibihangano byanjye, mbona harimo abantu b'inzobe, harimo abantu birabura, mbona harimo abagufi abarebare. Nanjye mbona ndimo ndavuga ntariko ibi bintu dushatse gusobanura iki ko Imana yaturemye gutya. Mpita mvuga ntariko Imana yashatse kugira ngo dutaka isi, impamvu yaremye abantu dutandukanye no kugira ngo mbese turabyo tw'Imana. Mbese muri make nashatse kugaragaza ko narababwiye nti turabo tw'Imana abantu twe turi kumwe mu rusengero. Icyo kiye mbibabwira barishimye cyane ku buryo budasanzwe. Barishimye cyane, barambwira ati koko iryo zina uzarikomeze uhite wiyita Karabo k'Imana. Nanjye mpita ndifatira aho ngaho. Okay. Byiza cyane. Hanyuma navuga ko wenda utakuzi cyangwa se utarabona video zawe cyangwa se utaranakubona ku mafoto, reka mbanze mubwire ko uri umwe mu bafite ubumuga bw'uruhu, right? Yeah. Okay. Hanyuma ubona mu by'ukuri kuba uri muri no industry muri rusange ufite n'ubumuga bw'uruhu, ubona societe ikuzengurutse gufata gute cyangwa se inakira gute ibikorwa byawe muri rusange? Wenda ngerageje kubivugaho muri makeya. Ubona ko society irimo iragenda ibyumva. Okay. Barimo baragenda bahindura imyumvire, ariko ntago navuga ngo yarahindutse ku buryo bushimishije. Oh yeah. Urumva nge nagiye muri studio 2012. Nibwo nasohoye indirimbo ya mbere. Okay. Ariko biratangaje ko aribwo nkifata ubu ngubu 2021 kandi nahereye kera nkubita indirimbo zikaze zahatari ya zikaze rwose, nkazitura abantu umuzigo bakavuga bati wakoze kabisa. Nkategereza ko njya muri Tarakta Award, nkategereza ko njya mu bindi bihembo ngo mbe nomine. Okay. Bikanga. Okay. Ariko uri kubona feedback ari nziza muri rusange. Okay, byiza cyane. Hanyuma Karabo Patrick, ubu ngubu uri umujene cyangwa se uri umupapa, bihagaze bite ku bijyanye wenda na Karabo mu buzima bwe, background muri rusange? Cyacubahiro wenda ugombwa. Yeah. Ndi umugabo kuko nashatse
mu mwaka washize 2020 aha mu mpera z'umwaka ariko narebaga ukuntu ndimo ndagenda nzamuka mbona imbere yanjye hari ibyiza gusa ndavuga nti rero reka mbigire vuba hakiri kare abana b'abakobwa buri haragiye batubona bakadukunda cyane n'ubu ngubu bankunze cyane ubu bankunze barimo baravuga bati radio uyu muntu ntaveho navuze ni reka mbikemure kare nunankunza nkunde nyine amfashe nka mutaza we okay ntazagira ikibazo nyine nyuma ugasanga nishoye mu bintu bidakwiriye byiza cyane uruvuga ngo wahise ukatisha kwanza itike vuba vuba kurushinga hakiri kare cyane okay byiza cyane hanyuma ubu ngubu nta bajya banyura inbox wenda bagukubita twadutoma n'icyo ati afazari natwe tugire uwa kabiri cyangwa se uwa gatatu n'ibindi nk'ibyo na mukanya hari uwo maje kukwigisha yarema arambwira ati nyemerera byibura ungire nk'uwa gatatu nimba ufite wundi wa kabiri nabwo ariko rero mfite umugore kandi nkunda cyane okay arambwira ati ndemera nkukomereho ni note za 5 nturampangaye ati ndaguha ndamuganigezaho yihorere ngewe reka tuye twibanira nka mutaza na mushiki okay barankunze cyane muri iyi minsi abakobwa mbese ubu n'ubu ushyizeho telefone ukabwira uti bahamagare n'abakobwa binshi bahamagara ubankunze barimo baraseka ndabakundana n'abatuye oh my god ntago byoroshye anyway reka noneho twite tujya kuri projet ufite ni projet navuga ko yabaye nini cyane yabaye big cyane ni projet wise nge nawe wafatanyije na Clarisse Karasira kwanza nagira ngo tubanze duhere kuri no collabo iyi Choice ese ni Choice yaje guturutseho cyangwa se ni Choice yaje turutse kuri Clarisse uvuga ati reka nkorane na Patrick mu byukuri byari bimeze gute cyangwa se ino source yi Choice kwanza yahereye ku cyo muri rusange iyo ni Clarisse wamamagaye okay ansaba ko twakorana collab okay okay hanyuma urumva n'indirimbo iri kuri account ya Clarisse ariko nanjye nabigiremo umusaruro mwinshi kuko hari abantu bari bamuzi ngiye batanzi urumva ndimo ndagenda mbona umusaruro wabo bantu be nanjye bambira bati turagushyigikiye umuntu Clarisse yemeye akagira icyizere mu gakorana natwe nta mpamvu tutakuba inyuma ubona ari yihe mpamvu yatumye Clarisse ari wo muntu aha iyo Choice cyangwa se ahitamo ndi umuhanzi w'umuhanga ndirimba neza ibintu byo kuririmba ntago ari ibintu nishakishamo okay kuko nawe arabizi kuko we natangiye kuririmba akiri umwana muto yigaga muri high school okay yarambonye agira inzozi zo kuzakorana n'uwo muntu okay urumva rero we yahita nazamuka cyane aba umusitari cyane kuturenza ariko ntiyanyibagirwa aravuga ngo uko biri kose uriya muhanzi nzamushaka dukorane n'ubu ngubu mpogojeho gatoya waba wumva abantu ruzavuga muri we wenda kubw'amahirwe mabi nuko byarangiye line yiwe twumva nyine ko yatuguyeho gatoya ariko ntacyo so hanyuma indirimbo muyita Nge nawe so ni indirimbo yanasohokanye na video nziza cyane kwanza igitekerezo cyo kwandika kuri iriya sije ninde wakizanye hagati yawe na Clarisse ni Clarisse niwe wampamagaye amamagara n'indirimbo yarangije kuyandika okay niwangu yarategereje kushyiramo ijwi ryawe gusa yego wow byiza cyane anyway hanyuma producer ninde wayikoze producer no witwa Kerema ariko Kerema utari wa Kina Music n'undi witwa Kerema ucuranga muri Kesho Band okay byiza cyane anyway indirimbo ikimara kugera hanze madamu yayakiriye gute dore ko nimwe mu ndirimbo navuga ko ifite amagambo aryoshye aryana ku mutima atera some emotion n'iki madamu yayakiriye gute ino ndirimbo Karabo madamu yarayishimiye kubera ko n'indirimbo ikora ubuvugizi okay iriya ndirimbo ikora advocacy ariko nubwo harimo utugambo tw'urukundo utwo ngutwo ntago arabimbaza ariko ashaka kwimbazaho nambwira ko mba ndi mu kazi okay tuba turi mu kazi ko mfite n'indi ndirimbo iri kuri channel yanjye yitwa Akarabo k'Imana TV okay n'abantu bashishikariza kujya kureba yitwa Akarabo k'Imana TV hari indirimbo yanjye yindi nshyashya yabanjirije iriya ya Clarisse yitwa Winjya kure mba ndirimbana n'agakobwa nyine nkaryama mu gituza gutya duhagaze ukuntu mufiringa mfiringa kuko nangerega ndi umuntu kabisa ndarufiringa urukundo buriya nzi gukunda
madamu wanjye yarambwiye ati ntuzancike Mr Romantic. yeah cyane cyane Kabisa buriya iyo bibonye gutyo nta kantu ko gufuha kajya kamuzamo. oya ntako yaravuze ati ahubwo wowe uzi gukora akazi neza ati jya wimbika neza ahubwo akazi ukomeza ukinjiremo ugakore neza. Wow, byiza cyane. Anyway, hanyuma nagize amatsiko y'ukuntu mwapanze character zigaragara muri iriya video. Ni video mbona ipanze haba mu myambarire, haba mu ukuntu yashutinzwe, haba izira movement zigaragazamo, ukuntu watangiye igitero cya uzanira ururabo Clarissa, ibintu biryoshye cyane. Kuriya gupanga ziriya scene nimwe mwazipangiye cyangwa se ni director wa video wafashe kuba yazipanga? Byose byapanzwe na Clarissa. Wow, byose kuko buriya Clarissa n'umuririmbyi ariko akaba n'umuhanzi. Okay. Tuzi hari abantu tuzi babaririmbyi ariko batari abahanzi. Hari nabo tuzi babahanzi ariko batari abaririmbyi. Clarissa rero we byose birafatanye. Okay, byiza cyane. Hanyuma uwabambitse? Watwambitse ni naho bita ngo muri The Serious. Okay. Anyway, byagushimishije bingana gute kuba warakoranye collabo na Clarissa? Numwe mu bastar navuga ko bakomeye cyane muri kino gihugu. Narishimye cyane kubera ko kugirirwa icyizere n'umuhanzi nkuriya. Dore ko nejo bundi yahawe igihembo nk'umuntu ukoresha inyarwanda neza. Kabisa ya. Waririmbye indirimbo nziza z'ikinyarwanda. Yeah man. Gukorana nawe amaze n'iminsi mike afashe igikombe nanjye byatumye nishima, ndavuga nti byibura abanyarwanda bagiye kungirira icyizere. Kubera ko bazavuga bati umuntu wa Clarissa yarebye akanamwihamagara atari ngewe wamutigise ngo muhamagare. Wakanyihamagara bazavuga bati uyu muntu koko n'umuhanga, reka tutake uburyo tumubona ku stage nawe turebe ibimurimo. Okay, byiza cyane, byiza cyane. Anyway, twakugarutseho dutangira kugira ngo abatakuzi banagusobanukirwe neza. Twavuze ku kantu kuko uri umwe mu bahanzi cyangwa se mu bantu bari muri no industry nyarwanda ufite ubumuga muri rusange, right? Reka mpita nkumuza kuri mugenzi wawe nawe w'umuhanzi yitwa Niyo Bosco. Nawe afite ubumuga bwo kutabona, right? So iyo tubikompaye bino bintu cyangwa se ubona gute mu byukuri kuba uyu munsi Karabo nka Patrick ari gushininga, ukabona nanone Niyo Bosco hari indi level amaze kuba yagiraho? Mu byukuri kino kintu wabasha kukidefine cyangwa se kugisobanura gute mu byukuri kubona abafite ubumuga hari indi ntambwe runaka bari kugenda batera bagaragaza ko bashoboye muri no industry muri rusange? Ngewe ukuntu ndimo ndabifata mbona ko ni ibintu byiza cyane, ahubwo binarenze wenda uko nabisobanura. Yeah man. Ariko nanone kuko ibintu byose nge mbibonera mu bumana, buri gihe kirageze kugira ngo Imana yerekane imbaraga zayo, zerekanire no mu bafite ubumuga. Okay. Kubera ko hari abantu benshi badutekereza uko tutari. Okay. Umuntu akumva nimba Patrick yaravukanye ubumuga bw'uruhu atabasha kuririmba ngo byemere. Okay. Nimba Niyo Bosco afite ubumuga bwo kutabona uwo muntu akabisanisha n'ijwa kumva atabasha kuririmba. Okay. Ariko igihe kirageze ngo abantu noneho tureke ibyo kubivuga gusa, noneho birebere noneho. Okay. Apana kubabwira ngo turashoboye, ahubwo tureke kubivuga none ibikorwa byacu byo bituvugira byisobanurira. Okay. Byiza cyane, byiza cyane. So waruzi ko professor muri kuvugana hano nawe afite ubumuga se? Professor icyamamare nge ndanabizi kubera ko ndakuzi mu bundi buryo nagiye menya amakuru yawe. Okay. Nubwo tutari twahura ariko najyaga nkumva nyine abantu bakuvuga. Okay. Ariko batavuga ko ufite ubumuga, nyuma nza kuperereza ndavuga ariko umuntu bahora bavuga w'icyamamare ndashaka kuzamenya amakuru y'icyamamare. Numva barambwiye bati afite ubumuga, birantimisha cyane, ndavuga ni oh my god, ari mu kazi kose kabisa kandi urabona ko yitinyutse kabisa. Appreciate, asante sana. Yanuwangu uyu munsi ni interview y'abafite ubumuga.
Anyway, hanyuma tugende tugana ku musozo wa kino kiganiro muri rusange. So niki ushobora kuba wageza kuba Nyehuye, ku banyarwanda muri rusange, hari nka message runaka wifuza kuba wabagezaho, ndetse na support wifuza kuba wabasaba kugira ngo bakomeze basupporting ibikorwa bya Patrick, ibikorwa bya Karabo muri rusange? Icyo nababwira nuko message nabaha umuntu wese ukurikiye iyi radio Icyizere, yego, nuko yafata mugenzi we nk'umuntu nyine uko yaba ari kose, uko yamubona uko ari kose, abe mugufi abe muremure. Okay. Buri muntu dukurikiye nakunde mugenzi we nkuko yikunda. Okay. Urukundo abari rwo abantu twimakaza kuruta ibindi bintu byose. Okay. Kuko twese turi amaraso amwe. Okay. Patrick ni naza aririmba afite ubumuga bw'uruhu, ni mumukunde munamufane, munafiringe kuvuga ko umuntu afiringe kuvuga ngo nge ndi umufana wa Karabo k'Imana kabisa. Abantu bambare n'imipira rwose yanditseho Karabo, bagire gute bazamura ibendera, bazamura ibendera bavuga bati Karabo kabisa turamushyigikiye, niba akagira ipfunwa ko natwe turabahanzi b'abahanga kabisa. Ikindi nabwira abantu baje kuri channel ya Karaliste Karasira, n'ubundi wandikamo Karaliste Karasira, yego, urebe iriya ndirimbo yitwa Nge Nawe, munayisharinge. Ikindi mujye kuri channel yanjye, okay, ni Akarabo k'Imana TV. Okay. Akarabo k'Imana TV, ubundi unkore subscribe, ukoreshe yana na comment. Hariho na nimero za telefone n'abifuza kuganira nanjye, ariko abakobwa ndajya mbaganiza nk'abasaza banjye kabashiki bawe, yego, abashiki banjye. Ufate izo nimero ziri kuri channel yanjye, munantuze. Hari nabo duherukana kera wenda banyumvise, okay, yeah, bavuga bati uyu mutipe turaje twongere tumuganirize, bagende nimero barayikura kabisa kabisa. Yeah man, hanyuma tugushimire cyane cyane kuri time yawe, udusuhurize kandi n'abanyakigali bari iyo ngiyo, right? Yeah. Okay, asante sana, ibihe byiza. Twongere twumve ingoma wakoranye na Karalise Nge Nawe.